kuwa gatatu ukwezi kwa mbere itariki 14/2026. Uyu ni umunsi wa 14 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi: ibyo utinya ntibizakugeraho, nzakurokora nk'uko nabikoreye abandi. Amen. Bibiliya iravuga mu gitabo cya kabiri cya Petero ibice 2:7, ikarokora Loti umukiranutsi wagiriraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abanyabyaha. Amen. Icyo Uwiteka yakoze kuri Loti nicyo nawe agiye kugukorera. Turi mu bihe ubuhenebere, ibyaha, ingeso mbi zimaze kuba nyinshi, kandi ukuboko kw'Imana kugiye kumanukira abana b'abantu kubera ibyaha byinshi bakora. Ariko kuri wowe humura, nzakurokora. Ikindi, ibintu byose utinya ubona birimo biba ukavuga ngo nawe bizakugeraho, ntibizakugeraho mu izina rya Yesu. Uko Imana yarokoye Loti niko nawe ugiye kukurokora. Nta kibi kizagera ku nzu yawe, nta kibi kizinjira mu mubiri wawe. Imana izakurinda, Imana izakurokora, Imana izakubera byose. Rero ibyo utinya Imana yakubwiye ngo ntibizakugeraho, kuko izakurokora kuko yabikoreye abantu bameze nk'aba Loti. Imana yawe izagukura mu itanura, izagukura mu bigeragezo, izagukura mu bibazo, ikugeza aho yaguteguriye. Byakire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.